cheers cheers. ku buzima bwacu. Sheri umeze neza se? Meze neza cyane. Urugendo rwawe rumeze gute? Rwari rumeze neza, mvuye mu mujyi, kureba imyenda nyine y'abakobwa bazanyambarira, ibintu bimeze neza. Okay, urumva ari sawa. Nanjye meze neza, meze neza, ibintu byose biri ku murongo. Ubu nyine ikintu gisigaye ni itariki y'ubukwe pe. Ku buryo nyine uriya munsi kuwugera ubundi ibintu bikaba ari show. Oh, I can't wait. Kuri pe. Hano hari ikintu ushaka kukubwira. Wahumirije gato nkabanza nakwereka akantu. Oh. Kawufungura amaso. Thank you. Thank you too. I love you. I love you more. Ibyishimo. Urakoze. Niho byishimo byanjye, ntacyo nagukorera, ntacyo naguha. Utu ngutu ni duke cyane ubona. Hari ikintu ushaka kukubwira. Nta kibazo, uteze yombi. Wowe ubona tuzabyara abana bangahe? Mbega ikibazo. Se byari ngombwa kukimbaza nonaha? Ariko umwana umwe se ntahagije. Umwana umwe sheri? Yes. Aya. Basi batatu. Wowe umwana umwe se ntacyo abaye? Ari cyo abaye? Umwana umwe mba numva. Urumva isi tugezemo dukeneye gusevinga tukagera gute umwana akabaho neza nyine akazakura buri kimwe cyose gihari. Ndabizi ariko byibuze twagira batatu. Okay, ntacyo nakwima kereka budashaka njye ndi tayari pe. Wow. Okay. Urakoze. Ntacyo nakwima kabisa, ndumva ibintu byose bigeze. So rero ubwo ndumva nakureka ukajya gukomeza mu myiteguro ugashaka iriya myenda y'abakobwa bazakwambarira, nanjye nkajya tutarajya ku murongo nkadusetinga neza tukazahura nyine ejo roswari. Nanjye bari kumpamagara aho ngiye gufata imyenda mu mujyi, so twagenda nyine ibindi turabivugana kuri telefone. Okay. Cheers nanone. Cheers. Neza sisi. Ahubwo se ubyutse cyane ko mbona ahantu hose bakora amasuku. Ubundi se kuva nava ku ishuri hari ikintu urongera gukora? Ariko se nawe igihe tuba twarakoreye kuko. Ngaho erekana umusaruro w'ibyo wakoze. Wahira. Ahubwo nyibwirira. Umwana se ubundi wahira. Ubwo ugiye kumbaza ibikoba nk'ibisanzwe. Ahubwo se nabitetse genda n'ibikoma. Ariko hahirwa umugabo uzagushaka. Uratangiye. Azanshaka se azamfataho icyo wabona azamfataho icyo. Umwanya cy'igitondo wamaze gukora ahantu hose amasuku wayarangije. Wabyambere reba saa yine. Aya. Ahubwo mbwira. Urashaka kunywa igikoma? Nakubwira ngo ndakuzi nta kindi ugiye kumbaza cyahegera. Mbwira ahubwo uwo muntu ndebe ko afite amafaranga kuko ngomba kumuca amafaranga menshi pe. Ntabwo nzagutanga nta mafaranga menshi. Ntabwo hari nazo nzakubwira. Ndabizi ko nta kintu wamisha. Ariko arahirwa cyane pe, arahiye. Ngaho jya kunywa igikoma ndabizi nicyo icyo ushaka ayo magambo yose ndabizi ubwo nta kintu. Uzagira uve mu rugo ubundi wowe. Ni igikoma ndashonje. Manager. Muraho neza boss. Waramutse? Waramutse. Amakuru? Amakuru ni meza. Akazi karagenda neza? Akazi karagenda ntari bicamo. None se ya gahunda nari nakubwiye igendanye no gushaka umukozi uzajya udukorera marketing muri company yacu igeze he? Iriya gahunda rero kubera ko next month mfite konji ari ndimo mbikurikirana kugira ngo nyine nzagende ibintu byose byarakemutse, ibintu byose biri ku murongo ku buryo ntacyo kizazamo. Urabizirikana neza yuko next month ari bwo uzafite konji? Yego. Ni byiza. Yego. Ubwo rero ukomeze ukurikirane ariko hari raporo utari wampa. Raporo utari wampa ubwo ndashaka kugira ngo uzagende uyimpaye. Bigeze he? Okay, iriya raporo rero narayiguhaye kubona uza kuri email. Kuri email ya company niho raporo nayohereje buriya mushaka mutararebye ariko yarahageze. Okay. Ndaza kureba neza buriya ntabwo nari nakarebye
nimba warayohereje yego noneho ukomeze ubikurikirane nanjye ubwo nta kibazo ndaje ndebe uko bimeze ibyo wampaye ukomeze mbicekinge yego so nta kibazo noneho ubwo ikindi hagati aho ukomeze ugire imyiteguro myiza y'ubukwe yego turagushyigikiye rwose kandi igihe cyari kinageze murakoze cyane sawa muyobozi noneho rero yego komeza usigare ubikurikirana neza ubwo ngewe ugiye gukomeza izindi gahunda yego sawa merci yego sawa Jane, Jane waramutse neza? Yego, umeze neza se? Meze neza. Okay. Ko wabyutse kare se? Si bwakeye se bwakeye? Yego ni saa ngahe? Saa 12 za mu gitondo. Yego ubwo nasi uyu munsi ufite akazi ko wazindutse? Genda ngomba kugerayo ubundi ngahita ngaruka. Ndagerayo gake ngahita ngaruka. Nzi ko ufite konje. Ya, konje narayisabye ariko nyine narayisimiye ariko ntabwo nareka akazi tutari. Ni ukugerayo byonyine noneho ngahita ngaruka mu mwanya mutoya. Jesu ko ariko tugikora ubukwe? Yego, ndabizi cyane. Mbaga twagumana. Nanjye ndabyifuza ariko nyine akazi nako ni akazi abantu email ndimo ndasubiza njye mu kazi rero beta ko najya kugakorera kuri tele kureka kugakorera mu buriri. Okay, akuraza gutaha kare. Ndataha kare. Yego. Nta kibazo none. Ndaza kuba nagukumbuye cyane. Ihangane nanjye ndagukunda mugore mwiza. So reka mbyuke njye muri dushe ariko nyine ntamukanya. Okay, ntacyo nanjye reka nze mukorere aka breakfast ufate ugiye mu kazi. Okay, sawa. Sawa. Hello? Naitwa. Yeah. Excuse me. Please. Sorry. Nakubaza? Meze neza. Njye nitwa Denise. Nitwa Priska. Okay, murakoze. Nashakaga manager wahangaha. Namufitanye gahunda? Yego, twavuganye. Okay. Natwerekana akorera. Ngwino makwereka. Murakoze. yes come in Murakoze. Haramutse. aramutse take a seat Thank you. meze neza Ni amahoro ndashima Imana muhoro. twakwita nde Nitwa Denise. yitwa Denise Yego. tugufashe gute Njyewe mwaraye muvuganye. Hari umuntu wambwiye ko mukeneye umukozi. Yari yambwiye ngo nzane na dokima. okay niwe loje yambwiye Yego ni njyewe. okay reka ndebe ko ibisabwa byose wabizanye ndabona warize na marketing Yego nibyo nize muri segonderi. Good. Muri kaminuza. okay hano ufite n'amanota meza Murakoze. sawa cyane Mm. okay so noneho ndabona dokima zose zuzuye nk'uko wari waribonye itangazo ribigaragaza exam yari iri ku cyumweru ariko
wenda ndabona ufite amanota meza, ejo wazaza ugakora ikizamini cy'akazi. murakoze. Eh, Gushimisha dukoranye nawe. okay. Okay, so ubwo ejo nka saa tatu rero wazaza agakora ikizamini, aho umeze neza kabisa, ejo saa tatu uzaza ukora ikizamini. Sawa? See you. Excuse me. Sorry, got you. May I get your phone number? It's okay. I don't know. Nibyo. Nitwa Denise. Denise, okay. Oh, ndabona ari sawa cyane. Kamo, ngiro mwereka akantu gatoya. Singo waje mpita nasoje ko uvuyeho. Nagusubije bivuye nagusubije. Reka nyagira mwana. Uya. Si, waje nagiye. Ese mugize? Natubazo murakoze. Uya.